Ndabasuhuje, reka dukomeze inkuru yacu yuzuyemo amabanga ndetse n'ibihishwe. Aho Alice atangiye kubona ukuri kuri Eric, kandi umutima wa Alice ukomeza kubona mu nzozi Janvier akomeza kumuhamagara. Alice umujyi wakomeje kumuhindura, yambara neza, akarya neza, ariko byose nubwo yabikoraga umutima we wari waratangiye guhinduka cyane, ari nako ubura amahoro mu buzima bwe. Wibuke ko Eric yajyaga afasha Alice mu buzima busanzwe, bakajya banabana no mu rugo. Umunsi umwe mu gihe baramaze iminsi babana, Alice yatangiye kujya abona imico ye neza, aho Eric yajyaga ahantu agataha bwije, cyangwa se yanaza akabanza akihugika kuri telefone agahamagara bucece. Gusa ibyo ngibyo bikagenda bikababaza umutima wa Alice, aho Alice yakomeza kumubaza ati se ko watinze gutaha uri hehe, agatangira kumweshya ngo yari kumwe ngo n'abandi bantu ngo baganira, kuko hari umuntu ngo yagiye gusura ngo wari urwaye mu bitaro. Umva ko nyine amuhaga impamvu zidafatika. Gusa Alice ibyo ngibyo ntabyumve. Umunsi umwe yigeze kongera kwimubaza ahantu yatinze, nuko Eric aramubwira ati ariko mu kamere nk'abagore bashaka kumenya ibintu byose, kandi bika ko ngewe nandukanye nawe ntabwo tumeze kimwe. Nubwo Alice yakomeza kubona Eric akomeje kumuhindukana cyane, ibyo bintu byaramubabazaga bikamuguma ku mutima, ntagire umuntu n'umwe abibwira. Umunsi umwe Alice ubwo yaravuye mu kazi aca ku gasoko ari baturanye agiye guhaha utuntu tumwe na tumwe two gukoresha mu rugo, yagiye yumva umuntu uhamagaye amazina ya Eric asa nkaho akunda gukoresha mu rugo mu gihe babaga bari kumwe. Nuko Alice yarahindukiye areba inyuma, abona umuntu usa nka Eric, ariko akabona ni Eric, akabona si nawe. Yabonaga Eric yambaye impeta, yambaye n'ikote, yambaye na congo, nyine ko yambaye nka gipapa nyine, atambaye nk'abasore. Alice yakomeje kumureba, agiye kubona neza abona ni Eric neza, akubitwa n'inkuba, umutima uburamuriye. Nuko haje umugore araza aramuhobera, abona bafitanye ubwuzu, barangije babona bafashe inzira baragenda. Alice yarabakurikiye, abona binjiye mu karesitora gatoya, ari kumwe n'uwo mugore wari kumwe n'abana babiri. Barabakurikira, bagenda baricara, nawe afata tebo y'inyuma y'aho bari bicaye, akumva barimo baraganira. Niko guhita amenya ko ari umugabo n'umugore bahuye ndetse n'abana be. Alice ibyo bintu akibibona, abona ukuntu bishimanye, aho bahuranaga amuhereza n'utubizu. Amaso ye yahise azengamwa amarira, atangira kurira avuga ati oya, ibi ntabwo ari byo, ndakeka ko nsinzire, ntabwo ari bya nyabyo, ndi mu nzozi. Ariko muri make uko yakomeza kuvuga gutyo, umutima wari uzi kuri ko yaramaze kubona ukuri neza. Noneho barabya byo kuvuga ngo yahamagaraga ngo yihishe, yaramaze kubona ukuri kwari kumaze kugaragara. Alice yahise ahaguruka arataha atameze neza. Mbese muri iyo minsi yabayeho nk'umuntu utagifite ibyishimo, yabaye nk'umuntu mbese usa nkaho atazi isi nyine nawe yisanzemo. Gusa nubwo ibyo byose byabaga, Alice yakomeza kwishyiramo akanyabugabo, aravuga ati ngenda umunyamujyi, ntabwo nzigera nsubira inyuma. Nyamara Alice uko yakomezaga kurara wenyine mu nzu, yakundaga kurota mu nzozi ijwi rya Eric rikomeza kugenda rimugarukira. Ijwi rimwe ryakundaga kuza mu nzozi ze, ryagiraga riti nubwo isi yaguhindukira, nubwo isi yakubabaza, gusa uzibuke ko hari umuntu ugukunda, utagukundira ibyo ufite, agukundira wowe uriwe. Naho Eric mu cyaro yakomeje gukomeza ubuzima, akomeza kubaho, yagize gutya abona n'akazi ko gukora mu mushinga w'ubuhinzi n'ubworozi, akomeza kwiteza imbere. Ariko nubwo yari yariyakiriye, ntabwo umutima ari wo wakabasha kuba wakira igikomere yari yahuye nacyo. Gusa Janvier yakundaga kujya aho bavomeraga, akibuka bwa mbere ahura na Alice, akibuka kimusekera, akibuka kunyamumwenyuriraga, yamuganirizaga, umutima we ugakomeza gushenguka cyane. Umunsi umwe Janvier ubwo aravuye mu mushinga mu kazi nyine, yarasize telefone mu rugo, aje ayifunguye abonamo ubutumwa bumubwira ati ndifuza ko navugana nawe, ni Alice. Ako kanya Janvier yazenze amarira mu maso, akubitwa n'inkuba, ati mwana cyangwa ati se Alice ni wowe? Ese koko ni wowe? Uri hehe?
tuvugane ryari? Ati se umeze gute? Gusa hashize amasaha menshi ubwo butumwa Janvier yanditse butarasubizwa. Gusa ku ruhande rwa Alice we yari ari mu gahinda yibaza ukuntu agiye gusubiza umuntu yari yarirengagije, yaranze kwitaba, yayanze kwandikira SMS. Muri make kumva ko umutima we warabuze nk'amahitamo. Nuko ku mugoroba ubwo Alice yari yicaranye na Eric, Alice yatangiye kubaza amagambo Eric, amagambo mbese yahise amubaza adaciye ku ruhande. Ati Eric, namenye ko ufite umugore n'abana, ese ibyo ngibyo kuki wabimishe? Nuko Eric yahise areba hasi n'amasoni aramusubiza ati erega Alice, ubuzima bwanjye ntabwo bwari bumeze neza kandi sinifuza kukubura ko njye nifuzaga umuntu wo kunyumva. Rero umugore wanjye ntabwo yanyumvaga, wowe nabonye ko uri umuntu wo kunyumva. Alice mu marira menshi asubiza Eric ati ndakeka ko umutima wanjye utari ugukwiye kandi n'uwanjye utari uwukwiye. So ngiye gufata icyemezo cyo kwisubiraho urukundo rwanjye rwa mbere aho rwatangiriye. Nuko Alice ahita afata icyemezo cyo gusubira iwabo mu cyaro. Episode ya 4 naho ngaho igarukiye. Alice agiye gufata icyemezo cyo gusubiraho urukundo rwe rwa mbere rwatangiriye. Ariko se Alice azasanga koko Janvier yakimutegereje? Muzacikwa na episode ya 5.